ndabasuhuza muraho kandi mugire umwaka mushya muhire. Yewe tujye kuganira, nitwa aho bamuteze Gaspard, akaba ari yewe uhagarariye College Doctrine Vite imbere y'amategeko. Uyu munsi rero tukaba twishimiye kuba turi kumwe namwe kugira ngo tuganire ku mushinga dufite. Uko ibiganiro biza gukurikirana, turaza kubanza kubaha amavu n'amavuko ya College Doctrine Vite, noneho tuze no kubabwira no kuri uyu mushinga, tubabwire uko watekerejwe, tunababwire n'aho ugeze, ndetse tuze kugira n'ibyifuzo twatanga. Nihuse rero cyane, ndagira ngo mbabwire ngo College Doctrine Vite ubwayo yatangiye mu bihumbi 2007. Nibwo twatangiye hano kuri uyu musozi wa Ndera mu karere ka Gasabo. Ishuri tujya gusaba uburenganzira turyita College Doctrine Vite. College Doctrine Vite ni ikilatini, nibyo twagerageza kugenekereza mu Kinyarwanda, kari nk'ubumenyi bwo soko y'ubuzima. Moto y'ishuri akaba ari Conscientia et Peritia. Ni ikilatini nacyo conscientia cyangwa conscience, urumva ko harimo uburere. Peritia ni ijambo ririmo science cyangwa science na competence. Ni ukuvuga rero ngo turashaka mbere na mbere umwana ufite uburere, kuko iyo udafite uburere ibindi byose ntacyo byakumarira mu buzima iyo waba ari umuhanga. Nyuma yaho rero bamara kugira uburere, tukaba tuguha natwe ubumenyi. Ubwo ni siyanse tugezeho, ariko bwa bumenyi nabwo ntacyo bwakumarira butaganishije ku bumenyi ngiro, kugira ngo ushobore kuboneka neza ku isoko ry'umurimo. Ubu rero ko tuvugana, dufite hano ni ku cyicaro gikuru Indera, hari maternelle cyangwa se nursery, primary na secondaire. Tukaba dufite n'ishami mu karere ka Rwamagana, mu murenge wa Muyumbu, mu kagari ka Murehe, naho ari ishami ry'incuke na primary. Ubu nabwo tuvuganaho hatangiye muri 2014. Dufite ariko n'umwihariko wenda mu buryo rusange, tumaze imyaka igeze kuri 6 cyangwa 7 turerera igihugu abana biga iby'imisoro na gasutamo. Nitwe dufite iryo shami hano mu Rwanda, kandi tumaze kugeza ku bana barenze 300 bamaze kurangiza iryo shami mu rwego rwa secondaire, kugira ngo bazajye gufasha Abanyarwanda mu byerekeranye ubwikorezi, mu byerekeranye imisoro, mu byerekeranye na shipping, mu byerekeranye freight and forwarding management. Biga amasomo meza cyane, ubwo abo nibo babyitangira ubuhamya. Kuva rero uyu mwaka wa 2023 2024 nibwo twagize ikindi gitekerezo gishya, ari cyo twifuje ko twaganiraho cyane. Icyo cyifuzo cyavuye mu mihanda yose, abantu batubwira batari ko murera mukarera u Rwanda, ariko se ko hano hanze hari abana bafite impano, ariko izo mpano ugasanga uburyo kuziteza imbere biragorana. Nta kuntu mwatekereza ko mwafata abana bakiga bisanzwe, ariko hakaba no guteza imbere impano, amatalenta Imana yabahaye. Nuko twabitangiye rero, ariko tubitangira tutafata impano zose, kuko ntabwo twabishobora. Dufite uburyo twagiye tubiteganya. Dutangira rero ku mpano yo guteza imbere cyane cyane umupira w'amaguru. Muri umupira w'amaguru rero dufite utwana twiza cyane, mu kanya muraza kujya kutureba aho tuza kuba turi kwitoza. Twana duto turi hasi y'imyaka 9, hasi y'imyaka 13, ndetse na hasi y'imyaka 17. Muraza kureba impano bafite, ariko mbere na mbere ni n'abahanga mu ishuri. Turabigisha, tukajyana na gahunda nziza yo kugira gute yo kubatoza ya mpano bafite y'umupira. Academy Rwanda riri i Butare, ubona bigisha ko umupira w'amaguru nk'uko bisanzwe, ariko ugasanga badafite navuga nk'ishuri ryo kuba babanza abana bakiga, kuko abana bajya hirya no hino bakaza kwitoreza hariya.
noneho rero nibwo twajyanye nabo ibiganiro batwemera rwose ko dukomeza tukaganira. Twarabandikiye tubagezaho umushinga wacu w'icyo gitekerezo, badushyigikira mu bitekerezo nabo badushyigikira mu bijyanye na tekinike, ariko ntago turagirana amasezerano ahamye kuko inzego nkuru edukota yabo iri kubyiga, uretse ko ubusabe bwacu babwakiriye. Ubu rero turategereje Imana idufashije bigacamo neza. Muri kino gihembwe twatangiye tuzagirana partnership na Paris Saint-Germain, kandi n'ubu ngubu baza kutwevariwa bakaturebera bakagera gute, ariko ntabwo turagirana amasezerano yanditse, uretse ko biri mu nzira. Turi gusaba Imana ngo tuzabigereho. Umushinga rero twavuga ko ari mu Gifaransa sport et études. Mu by'ukuri si uko twavuga ngo tugiye kubitangiza gutya, ariko mu bindi bihugu usanzwe uriho, aho abana biga mu mashuri bisanzwe bakayiga, ariko bagatozwa n'umupira w'amaguru cyangwa n'andi matalenta bafite. Nge rero nagize amahirwe ndi mutoya kuko mu gihe cy'amashuri yanjye ya secondaire nize i Paris cyangwa hafi yaho nabonaga ibyo byose binguma mu mutwe, uretse ubushobozi buke. Ubu ngubu nibwo wenda mu myaka yangezemo mbonye nanjye nashyira mu bikorwa ibyo nabonaga ndi umwana w'icyo gihe, rero nkabona ari byiza. Hagati aho rero sport et études ni ikintu cyiza cyane, ariko iyo tuvuze ijambo siporo burya habaho amoko ya siporo menshi. Hari abakora siporo za ballon, siporo za racket, barimo tennis, ping pong n'ibindi. Hari za atletisme, abarimo kwirukanka, gusimbuka. Hari zo bitwita arts martiaux, murambabura ndi francophone cyane kurusha icyongereza. Arts martiaux zirimo karate, judo n'ibindi. Harimo sport artistique, zirimo danse, gymnastique n'ubundi buryo bwa siporo. Intumbero yacu tubonye ubushobozi ni uko twazagerageza abana bafite amatalenta gahoro gahoro, kuko dufite strategic plan gahoro gahoro, tukabanza kimwe tukazakurikizaho ikindi, uko Imana igenda idushoboza tukaba twashobora kuzabigeraho. Byubatse gute rero? Kugira ngo umushinga tuzawugereho neza birasaba ko tugira mbere na mbere abarimu bafite ububasha bwo kwigisha bariya bana. Iyo tuvuze abarimu mu byiciro bibiri, tugomba kugira abarimu babigisha gahunda curriculum ya leta nk'uko bisanzwe, bakiga neza, bagaperforminga neza, bagatsinda neza mu primary, mu O level cyangwa ni muri hejuru bagatsinda. Ariko ikintu gikomeye, nta nubwo umukinnyi azi marketinga atazi cyane indimi. Bari n'ikintu gikomeye ko umuntu cyangwa se n'uwo tuba turi kumwe abazi neza ururimi rw'icyongereza, abazi neza ururimi rw'igifaransa, abazi neza igiswahili n'ikinyarwanda, byanamukundira wenda ibyo twa nibyo dushoboye akazagira n'izindi ndimi zashobora kuzamufasha mu buzima. Twaje kubaza umwana umwe tuti, ariko wa mwana we, aho bitandukaniye gukina gusa ariko tugakina tuniga ni itandukanyirizo. Arambwira ati impamvu njye nabikunze ni uko ubu tuvugana, ndamutse ndi gukina akaguru kakagira ikibazo, simba ngishoboye kujya mu kibuga, nzakoresha ubwenge nzaba naravanye mu ishuri. Ati ntabwo nzaba mayibobu cyangwa nzaba wa muntu udafite akazi. Ubwo rero kugira ngo nano tubigereho neza, mbabwiye ko dufite abarezi, abo ni abarezi babigisha, ariko noneho hari abarezi babatoza umupira w'amaguru cyangwa se izindi mpano bafite. Tuba dufite abatoza barimo wenda bamenyere n'inka angoroma bakunze kuvuga two Mugabo Bosco, yarasanzwe ngira ngatoza muri Sunrise. Tukaba turi kumwe ubu ngubu ari kwita kuri abo bana, muraza kujya n'umwanya wo guhura nabo, abatoza neza kandi mumaze kugira abakinnyi benshi yatoje kandi bageje mu cyiciro gishimishije cyane. Turavuga tutirego dufite abarezi beza, tukagira abatoza beza, habuze ikintu gikomeye, ari nacyo cyaduteranije cyane. Habuze umuntu cyangwa se department twahana tukajyana amasezerano yadufasha ibi byose, kuko ntacyo twakora tutari kumwe na media. Media nizo zifite byose, bakunze kuvuga ngo ni bwo buyobozi bwa kane babyita w'ikindi. Niyo mpamvu twavuze tuti reka tubigere. Ubwo rero noneho tugira amasezerano n'ushinzwe marketing
mu buryo rusange wa kino gikorwa ari we supermanager turi kumwe hano. Mbaza no gushimira cyane ko yemeye kwitabira ibi bintu, yaradufasha kandi ubu baracyadufasha cyane. Ariko ho by'akarusho igihe twaje kuganira tujye kujyana amasezerano sinari nabizi, njya gusanga supermanager ahubwo ni umurezi, afite na diplome y'uburezi. Ngiye kubona amata bya amavuta, kumbi agize kuba umurezi kandi akunda na siporo mu bikorwa dukunda tubona. Ndavuga ibi rwose ibijyanye na marketing rusange azayidufashamo kandi neza. Nkaba mbibashimira cyane muri uyu mwanya. Murakoze cyane. Mu gusoza rero iri jambo ry'ikaze muri ko nabyita, ndagira ngo ni n'umwanya imbere yanyu mwese n'abatureba, ni umwanya wo gushishikariza ababyeyi. Mubyeyi ufite umwana ufite impano zitandukanye, ngwino dufatikanye duteze imbere izo mpano z'umwana. Niba azi gukina umupira ntaze tumufashe akiri mutoya, atoza umupira w'amaguru kuva agifite imyaka 5, 6, 7 uko bizamuka. Aha nabibutsa yuko ku bana batoya baraza bakiga bagataha, ariko kuva kuri senior 1 bo barabodinga bakabana mu kigo. Ariko hari n'abana batuye no mu nkengero za hano hafi baza murarangiza amasomo mu gitondo kugeza saa 9, kuva saa 9 bakajya mu myitozo saa 11, saa 12 bakabona gutaha, ukabona kandi bibafitiye iki akamaro gakomeye cyane. Aha rero twasabaga abatuye cyane cyane ku batoya inkengero za hano hafi, abafite ubushobozi bwo kuzana abana hano, tubafitiye gahunda nziza kandi izafasha abana, cyane cyane ko n'u Rwanda biri no muri gahunda u Rwanda ruri kwifuza. Ngira ngo na His Excellency muzi ko ubu ngubu u Rwanda rushyize imbere cyane guteza imbere impano z'umwana mu buryo rusange. Ni ikintu gikomeye cyane kandi turanabibashimira kuko ubuyobozi bwacu budufasha cyane mu byerekezo byiza byadufasha gutuma abana bacu b'Abanyarwanda bagira ku kintu gikomeye ariko giteza nanone imbere isura nziza y'u Rwanda. Numva nabandekeye aho, ibindi bikurikiyeho ababyeyi bashaka kutugana bazahamagara kuri nimero ikurikira 078 57 00 146. Ndasubiramo 078 57 00 146. Dufite nimero ya Airtel yo iroroshye cyane, ni 073 ubundi ukandika 55556 hakazahira umubare wa 6. Ni ukuvuga ngo ni 073 5 5 5 5 5 5 6. Murakoze, ndabashimiye. Nkaba rero ubwo ijambo nariha supermanager kuko ari ushinzwe department indi mihango ikurikiyeho, ashinzwe marketing yacu. Imihango ikurikiraho akaba ari we rubize kuyobora. Hano twaba turi kumwe n'umuyobozi w'ishuri Iraguha Joseline, nawe araza kubaho ikiganiro ku byo muza kumubaza. Ariko muri uyu mwanya uko turi mu rwego rwo kumvikanisha umushinga, ubishinzwe akaba ari supermanager, tukaba tugira ngo tumuhe ijambo kandi koko mugubwe neza muri urugo rwa College Doctrina Vitae. Murakoze. Murakoze cyane muyobozi. Nanjye mbere yuko mbanza kuvuga ndabanza nanjye kwifuriza umwaka mushya Abanyarwanda bose, ari abadukurikiye bari mu Rwanda ari n'abari hanze y'u Rwanda. Itangazamakuru namwe ndabashimira cyane kuko buriya turabo turibo kubera mwebwe. Ndavuga nkatwe, nkanjye w'umusitari, nge none aha ngaha sinakabaye nitwa supermanager cyangwa se umuntu nk'uyu ufite ubushobozi yubatse. Ngira ngo mwabibonye ikigo, muraza kubyereka Abanyarwanda. Ni ahantu hanini, ibibuga birahari bya basket, bya futu, kugira ngo amenye cyangwa se ashake ko dukorana. Nimwe mwabiteye, nimumfashe twishimire. Ngenda ndashaka gushimira itangazamakuru, dukomerana amashyi. Mwaramfashije cyane guhera natangira urugendo rwanjye rw'ubuzima nk'umuntu wavuye from zero nkaba ngeze aha. Imana gusa nta kindi nababwira, ibampera umugisha.
kuko muri inshuti zanjye igihe cyose mbiyambaje kandi murantabara, mbere ya byose ndabibashimira. Rero nk'uko yarabibabwiye umuyobozi, ni koko iki kigo barampamagaye barambwira bati super manager turagukurikira, turakubona, turashaka gukorana nawe ukaba general marketing manager, tugasinya kontra yuko iri shuri uzajya uryamamaza nk'uko wamamaza Matora Dodoma, nk'uko wamamaza Esperanza cyo kunywa Abanyarwanda bamwe bakagubwa neza, nk'uko wamamaza Matora Dodoma, za matora buri wese aryamaho akumva ko aryamye neza, agatekereza neza, agashobora gukora ibikorwa by'iterambere ry'igihugu. Nuko nibwo bampamagaye, bamaze kumpamagara ndaza njya mu mateka yacyo nk'uko namwe muyabwiwe. Buriya mu Kinyarwanda baravuga ngo gukosa si bibi, ahubwo ikibi no gusubiramo ikosa. Si byo bavande? Gukosa si bibi kuko nawe udakosa, ikibazo no gusubiramo rya kosa. Mu Cyongereza bakavuga ngo no one who is perfect. Mu by'ukuri nanjye nk'umuntu z'uburezi ibyo udukosa cyangwa se utuntu nabonyemo twafatanyije, cyane cyane namusabye ko izindi minzi zose nge murabizi ko mvuga Igiswahili, mvuga Icyongereza, mvuga n'Igifaransa. Navuze nti aha nsanze bigisha Igiswahili nako Igifaransa n'Icyongereza, ariko noneho ni Igiswahili mu Tanzania na wazaha, kuko ubu none aha ngaho umukuru w'igihugu wacu Perezida wa Repubulika ntimujya mumwumva akavuga Igiswahili, ntimujya mubyumva kwajya akadudubiza Igiswahili. Buriya ubundi nuko abantu batabizi, ngira ngo urabizi uri mukuru, ubundi ijambo ry'umukuru w'igihugu burya n'itegeko, ubundi burya yavuze n'itegeko. Burya nanacana akavuga atari ku muhanda ko mbona utatunganye neza, burya bavuze ngo ukorwe. Ni ukuvuga rero burya yavuze Igiswahili ni message ivuga ngo twige Igiswahili kuko ni ururimi rw'ubucuruzi muri aka karere. Ndashimira ko abarimu wazanye bari abarimu b'Abanyakenya bigisha Icyongereza, ndashimira n'abariya Bakongo bagisha Igifaransa, n'Umutanzania akaba yahageze, kuko ndashaka ko abana umwana abazi IT avuga Igiswahili, avuga Icyongereza. Umukuru w'igihugu yaravuze ngo isi y'ubu ngo iterambere ry'iki gihe rishingiye ku ikoranabuhanga n'amakuru. None se uzabasha gutanga amakuru utashobora kuvuga indimi? Ugomba kuba uri tayari. Si tu peux partir comme en France, tu peux exprimer en langue française. Si vous êtes peut-être comme au Togo, au Cameroun ou bien n'importe où au monde, oui, tu peux causer avec des gens qui parlent cette langue sans problème. Si tu peux changer, oui, si tu peux, ou bien si tu peux partir comme en Ouganda, en Afrique du Sud, tu peux aussi être comme un Kabylie, tu changes encore, tu parles autre langue anglais, sans problème, sans obstacle. When you are there, you start now, you say, I'm coming back and now let me speak English. Kuko murabizi neza ko Martin Luther King yaravuze ngo speaking language is a sign of intelligence. And remember that information is power. Ufite amakuru, ufite byose. Amakuru rero ntiwayatanga. Isi y'ubu ndabashimira cyane iriya department kuntu mwazanye bari abarimu bakavuga muti umwana agomba kuba avuga Igifaransa, avuga Igiswahili, avuga Icyongereza. Ariko ikinarenze mbashimira nuko talent development mwayishyizeho, mukavuga muti twemere twigore tuzana umutoza ukomeye. Uriya mutoza wazanye muyobozi Angoroma, aha ngaha hari abantu bamuzi, wenda reka mvuga ibigwi bye. Niwe watoje uriya mwana aperi yaguze ejo bundi bita ngo ni Kategaya. Niwe watoje uriya mwana bita ngo ni Mitima Isaac ukina muri Rayon Sport. Niwe watoje uriya mwana bita ngo ni Nyamuranga ukina muri Polisi. Tarugenda mu cyisi nkuko muri corona bavuze ngo amanuka azamuka ubu babikase. Mitima Isaac yabari mu gikombe cy'isa bikesha Angoroma. Niyo mpamvu twazanye uwo mutoza, ni utoza abana. Ndaza ko turagendara mu bibuga murebe. Hanyuma aha twicaye muri iyi sare murareba hari ya stage iriya ni podium murayireba. Tuzajya tunafata rimwe mu kwezi tuzane umucelebrate cyamamare, tuzane Knowless aririmbira abana, tuzane Seburikoko ni Seburikoko wundi ukina comedy aze akinire comedy abana, tuzane tuzane Yago aririmbira abana ajya hariya, tuzane Bruce Melody abana bajyaha abaririmbire bishime. Niko bimeze.
kuko ubu dufite gahunda y'uko buri kwezi abana bagomba gukora imikino ikaba developed, umwana agakina umupira apere Rayon Sport n'andi makipe ajya kumushaka bakaza bakamukuraho akiga. Ntabwo dushaka ko umukinnyi azamera nka wundi wabonye visa yo kujya mu Faransa, umutoza ngo akamubaza ati c'est toi qui, izina sinshaka kurivuga, nawe arangiza aravuga ati oui c'est toi qui, abwira umufaransa aravuga ati bikari ibibazo. Umufaransa ngo yaravuze ati no tise, urumva arangiza aravuga ngo oui ngo je suis un attaquant très compliqué. Namwe ni munyumvire ngo ari mu Faransa ubwo. Impano ni nziza ariko zikajyana n'ishuri, nicyo gihe tugezemo. Murabyibuka mwese David Luiz igihe yazaga hano Visit Rwanda yamuzanye, David Luiz yavuze ijambo hariya, yabwiye abana ati mukine ariko mwige cyane, kuko aya mahirwe yo gukina akabeshwaho n'ikirenge ntabwo agirwa na buri wese. Niryo jambo yatanze, yari yazanywe muri Visit Rwanda, ati ariko aya mahirwe ntagirwa na buri wese. Mwebwe rero munige neza, mukine yego ariko munige neza n'ishuri ribe rihari, kuko nonanga impamvu nashoboye gustamininga nkabana n'undi umustar ugihagaze bwuma ni nubwo burezi data yibutse kumushyiramo. Muntu nk'uyu w'incabwenge wa mugani w'abarundi, intellectuel w'umunyabwenge, akavuga ati Superman ngwino twaganira kumva ibitekerezo koko ari cyo twafatanya, kandi kuva igihe dukoranye twazengurutse igihugu cyose. Ni mwari mubizi, mwabonaga mu mwaka wa 2023 nari ncecetse, nazengurutse igihugu, nagiye Huye, nagiye Nyagatare twahakuye abana 16 18 Nyagatare twahakuye abana 18, twagiye Huye dukura abana 24, Karongi twakuye abana 2, Gisenyi twakuye niba ari 8 ni 8 bangaye, Musanze havaye abana 38. Urumva twazengurukaga igihugu cyose tureba aho umwana ageze, niba ari mu wa 4 niba ari mu wa 3 azakomeza, kuko abarimu noneho bo baje ni standard. Ndibaza ko na inspection niza bazavuga bati clean and clear, kuko umwana agomba kuvuga igifaransa, akavuga igiswahili, akavuga icyongereza. Ibyo ndongera kubisubiramo, narababwiye ngo burya nkunda kubivuga, sinzi impamvu Abanyarwanda mutari mwami. Ujye ureba president asigaye avuga akavuga igiswahili, ni message atanga. Mwiga igiswahili, gifite akamaro, ni ururimi rw'ubucuruzi muri aka karere. Urumva jifunze lugha ya Kiswahili kwa ufasaha, kwa sababu hiyo ni lugha ya biashara ambayo itakurahisishia maisha na kufanya biashara na kuzunguka kwenye hizi nchi, huu ukanda wa maziwa makuu. Mwabyumvishije? Rero ni hari ijambo hano, hari umuyobozi w'ikigo araje abaganirize mu mubazi ibibazo mushaka, ariko muri make abantu twasinyanye kontra yo gukorana indetermine kugeza igihe cyanjye cyose ndi kwisi. Ntibimbuza gukora ibindi, ariko ngomba guhora ndi permanent brand ambassador, general marketing manager wa Doctrina. Nanjye rero ibintu niyemeje kwiyangajamo, murabizi ko iyo nsonga imbere nta na rimwe njya nsubira inyuma, kuko noneho ngiye mu burezi, noneho na siporo, noneho ni nk'uko wafata noneho birahuye. Noneho ni nk'uko wafata komanda president ukamubwira uti ambara kombati uyobora urugamba, noneho ubumuhaye noneho wibyazi neza. Buro nanjye ngiye mu burezi sasa, kuko wabyumvishije. Noneho bihuriye neza. Ubundi aha niho nari narabuze, kuko ubundi niyo sector yanjye, siporo na education, kandi inspection izagenda neza, kuko tugomba gutsindisha nibura n'ikige tubura mu bigo bitatu bya mbere. Umwana yabyari akavuga igifaransa, akavuga igiswahili, akavuga icyongereza. President yaravuze ati nta wundi murajya Abanyarwanda mugomba guha abana banyu, ni mubahe uburezi abana biga. Murakoze cyane bavandimwe banyamakuru, nicyo nari nabatumirije. Nongera kubwira Abanyarwanda ngo babandi buri ikintu cya mbere ku isi, nubwo abantu bazi ko ari amafaranga, ariko n'ubuzima. Kugira ngo rero ugire ubuzima bwiza, ibuka kuryama neza, urebe matora yawe ko ari Dodoma. Vuga uti ndagura Dodoma, ndagura Fiesta, uryame neza. Nujya kunywa winywera icyo kunywa cya Esperance, ubundi ugubwe neza. Hanyuma nuvuga uti ngiye kwigisha umwana uburezi butomoye, busobanutse, bujyanye n'igihe. Mwabyumvishe ko gasitamo, sinari mbizi ngewe gasitamo harya ngo ni iki hano? Ni Customs Tax Management. Mwabyumvishije? Ibyo murabyumva? Imisoro harya ni imisoro n'amahoro. Imisoro n'amahoro. Nibyo byiga. Oya nimugaseka ariko. Urumva? Ibyo ngibyo biraha. Ubu rero turi mu cyerekezo cy'igihugu. Hanyuma ndasoza
nshimira umukuru w'igihugu cyacu nyakubahwa perezida wa repubulika ejo bundi yavuze ijambo ryiza arongera ashimangira ko ejo hazaza h'iki gihugu hagomba gufatirwa cyane imyanzuro n'urubyiruko. Ririya jambo ryaranejeje cyane. Yiyamamaza cya gihe yaravuze ati tugiye kubaka iterambere ry'igihugu ariko cyane turyubakire ku rubyiruko. Uyu ni umwanya w'urubyiruko. Ejo bundi arongera bisubiramo aravuga ati twiteza hanini iterambere ry'igihugu cyacu ariko ibyemezo bizafatwa cyane n'urubyiruko. Urubyiruko rero ni ibi turimo kurera, ni doctrina. Ahasigaye dukomeze dufatanye twubaka u Rwanda twifuza. Murakoze cyane. Asante, karibu. Njyewe nitwa Iragwa Joseline, nkaba ari njyewe umuyobozi wa College Doctrina Vitae, nkaba ndarize iby'uburezi ariko bw'umwihariko nanjye nkaba ndi muri ba bana kera twakiniraga akabumbu ku muhanda, akaba ari nayo cyatumye nza kuri iki kigo bitewe n'uko turabizi kera iyo umwana yakuraga akina akabumbu umubyeyi arakubwiraga ati dore utaye amasomo ubaye ikirara ubaye iki, ariko ubu ngubu tukaba turiho kugira ngo iryo jambo riveho y'uko umwana mu kujya mu mpano ye kuki bakumva y'uko atabifatanya byombi. Tukaba turi hano kuri iki kigo nk'inshingano zacu ari ugusigasira itarenti y'umwana ntayitakaze, ariko muri byose akagira bwa burere n'uburezi byose bigendanye. Ni byinshi bavuzeho ariyo ntumbero yacu. Wa mwana uvuga za ndimi uko arenye byaba n'akarusho wenda njye nuko yagize amahirwe yo kujya mu bihugu byinshi nkaba mvuga wenda nk'indimi zigera nko muri 5-6, ariko nanjye nkaba numva yuko nk'uko nzivuga n'abana bazivuga. Turabizi neza kubaho muri ino si ufite ururimi niwe isi ibona, ni nawe isi ifata neza. Ubwo rero natwe tukaba turi hano kugira ngo dufashe aba bana gutsinda mu ishuri, agatsindira ku manota meza, yatwarangiza yatareniye ari ya football cyangwa indi nayo akayizamura, cyane cyane wenda turi ku ntambwe ya football. Iyo ntambwe ya football umwana akayizamukana byombi kandi ntagire ikintu na kimwe abura muri ibyo byose. Ndakeka ibyinshi babivuze, ariko tukaba dushimira cyane cyane kuba mwaje kugira ngo mudufashe kimwe nk'uko mu byo dukora wenda tuba turavuga ama ekipe tukavuga iki, na ekipe y'abakobwa irahari. Nkaba ntumirira cyane abakobwa nk'uko mumbona nanjye ndi hano, nakinnye umupira geretse ko nakinnye myinshi na basket narayikinnye. Nkaba ntumirira ababyeyi bafite abana b'abakobwa bere gupfukirana itarenti yabo, bere kwipfukirana rwose. Natwe dufite amahirwe nk'ay'abahungu, dufite amahirwe nk'ibyo bariho kwa twabigeraho, akaba ari nabyo bituma bisa nk'aho byatumye bimpa kuba umuyobozi kugira ngo mfashe nanone cyane abakobwa ari uwo muri iyo tarenti y'umupira, maze twishimagize kandi dukomere. Tukaba tunashimira nyakubahwa perezida ukuntu ashize imbaraga cyane cyane mu kintu cya siporo, kuko iyo umwana akoze siporo n'ubwonko bwe bukora neza kandi binatera imbaraga. Ubwo tukaba tubashimira kuba mwadusuye, tukaba tunatumira ababyeyi yuko rwose baze badusure bareba aho turi, aho abana baba barya neza nk'uko barya mu rugo, indyo zose barazibona, ariko muri byose tubagaburira ifunguro rituma batagira ukugwingira kugira ngo abana bakure bakomeye, tutazaba nka kwa kundi babandi bagurwa n'ama ekipe bagera ngo bafite inzara y'imyaka 5. Icyo turakirwanya. Abana dufite rwose ku buzima bw'ifunguro byo nta kibazo bafite kandi bafite n'ibiro bihwanye n'imyaka yabo kandi baranakomeye. Tukaba tunashimira super wemeye ubutumire bwacu, akatwumva vuba, n'abandi tukirimo turagirana ibiganiro, namwe mwaje kugira ngo mutwumve, turabashimiye cyane. Nakoze cyane nk'uko abibabwiye, nanjye nashimangira koko icyerekeranye n'imirire nari nakibagiwe, n'amata baranywa. Amata arahari, n'abana banywa amata kugira ngo arambuke abe meze neza. Umwana anywa amata, akubite inyama, arye neza inyama. Umwana agomba kuba afite rishe
ku buryo nawe uri umubyeyi uvuga uti umwana ubwonko burakora ariko n'umubiri arasa neza, body appearance, ibyo nabyo bimeze neza. Hanyuma turabatwara muri library hariya na computer lab, technology umwana ajyana ni isi y'ubu Perezida Kagame yaravuze ngo yishingiye ku bintu bibiri: amakuru n'ikoranabuhanga. Amakuru ntushobora kuvuga utazi indimi, hanyuma arangizwa kubita ikoranabuhanga, ubundi isi ukaba uyifite mu ntoki. Ibyo rero doctrine yarabikavarinze. Hasigaye nijyo ngiye kuvuga ntasigaye, reka tuganire, ni umwanya wanyu wo kumbaza cyangwa se kubaza abangaba turi kumwe. Murakoze cyane. Icyo ndagisubiza. Hari amasezerano tugirana n'umubyeyi, ariko cyane cyane umubyeyi wiyaje ubundi no mu budemi bwateye imbere, hari memorandum of understanding turayifite yemewe. Umwana yaje akazanwa n'umubyeyi, turabanza tukamenya ko tugakora talent detection, tukamenya se tararayifite, kuko umutoza arahari ubishinzwe. None iyo tumaze kubona afite tara, kuko hari ushobora kuba kina byo kuruhutsa umubiri, hari ushobora kuba kina nkuko wabonye kare, nawe wabonye uriya mwana ukavuga uti uyu nguyu ngire ngo aperi Nazario ziramutwara vuba. Nkuriya rero bigeze hariya tuba twaraganiye n'umubyeyi twamubwira tuti uyu mwana turamubonamo icyerekezo cy'ejo, ariko kumubonamo icyerekezo cy'ejo tugomba kuba tumufiteho uburenganzira twumvikanyeho nawe. Ayo masezerano nkuko wari uvuze arahari, ntabwo bizongera kuzana ibyo. Njya mbyumva, numvishe na Neymar byaramubayeho azamuka ajya muri Espagne ngo akademi marango aho yakuriye ku ishuri bizana ibibazo, ariko ibyo ngibyo twarabirangije rwose. Dufite amasezerano tuba dukoranye n'umwana n'umubyeyi we, kubera ko natwe tuba dushaka kugira ngo ibintu bizagende biri mu murongo mwiza. Urakoze kandi kubaza ikibazo, kuko n'abandi bari bukibaze badukurikiye. Urakoze cyane. Yego. Nge nakubwiye ngo mu mwaka wa 2023 hafi guhera mu kwezi kwa 8 nari ndimo kuzenguruka igihugu cyose ndi kumwe n'uyu mugabo. Iki kigo ndibaza ko kukigura si cyo cyangombwa, ahubwo icyangombwa nimpa, reka nkubwire, ndibaza ko buriya kuvuga ngo soma nayaguze ikigo bishobora gukanga cyangwa se kumvikana ko mfite amafaranga, ariko ibyo ntacyo bimariye abantu amafaranga yanjye. N'ubundi umusanzu wanjye ni ukubaka igihugu. N'ubu rero kuba mbaye mu brand ambassador nkakigaragaza nk'umuntu w'umusitari, n'ubundi ibyo nashakaga cyangwa ibindimo bigeze ku Banyarwanda igihugu cyose no hanze y'igihugu. Wabyumvishije? Kuko icyerekeranye n'amafaranga buriya narababwiye ngo ubaho ngeze urwego maze kugeramo ibyo amafaranga ntacyo. Ubu si uyu mugabo ko atafashe amafaranga ngo ubu se ngiye kukubaza, ibirimo gukora urabikorera abana bawe, urabikorera igihugu. Ejo niyo uzaba utakiriho, wowe uri umuntu ufitiye akamaro igihugu. Buriya nanjye urwego ngezemo narababwiye ngo nta muntu uzibukwa kubera amazu, kubera amafaranga muri banke, kubera abakobwa beza wakundanye nabo cyangwa se abagore beza wabonye. Ntabwo ibyo bajya babikwibukira. Umuntu ntabwo agaciro kubera icyo yamariye abantu. Societe wayikoreye iki en general igihugu cyawe. None niyo mpamvu wumva none tujye tuvugisha ukuri imbere y'Imana. None ahanga kire kutabona, ariko buri munyarwanda wese ufite ubwenge iyo umubwiye arakubwira ati Kagame arashoboye. Kubera iki? Kuko nk'aba ni bakuru, mwe muzaho igihugu cyari kiri. None rero
kubera iki ibintu yamariye abantu be vati ngewe reka icyambere nungu ubumwe abanyarwanda twateranyijwe n'abazungu ubundi tuva indimwe icyo ngicyo kirabanza kiratungana arangije aravuga ati ikindi abana bazizuke bige ikindi n'umunyarwanda reke kugwingira bya bindi wahoze uvuga ikindi abantu banywa amata zagira inka gira inka munyarwanda ikindi mituweli kuko siko buri muntu afite ubushobozi bwo kwivuza biriya rero biriya bikorwa nibyo bituma umunyarwanda avuga ati aya matora turamuha 100%. Nibwo bwa mbere bigiye kuva ku visi yarimo nta perezida wari watorwa 100%, ariko perezida Kagame agiye gutorwa ubu 100% bizuzura bana bya bindi bya 97 n'umunani ubu biruzura neza furu kuko none ibikorwa biravuga. Rero urakoze cyane ntuza ikibazo cyawe nagishubije. Yes. Murakoze cyane mwa banyamakuru mwe ari urambaje ngo yago ngo afite impano yo gukina umupira twamufasha dute. Umutoza Ngoroma arahari muraza kumubona ako na akazi ke ubwo yagwa inomero yanjye arayifite nawe arimo aranyumva anyandikire kuri WhatsApp hanyuma niba koko atera umupira aze ariko se imyaka ntiyamusize imyaka yaramusize. Oya we ntabwo ari mukuru muri ubu buryo ni umusaza none se yawutera se oya tuvugisha ariko ntimugaseke ibintu biba bibabaje. Aravuze ngo ntabwo azi kuririmba ngo ariko ngo afite impano yo gukina nese yaza agakina tukazamudevelopa za peri na za ruzi kamugura kandi yarashaje imyaka yararenze ubu ngubwo wajyaza gukora intuza kugorora ingingo. Hanyuma undi warubajije ngo Brice Maradukundimo ariko mwebwe abaye abatuye ngo mumubarize ko nababwiye ko namwishyuriye naramwishyuriye urumva ni umuhungu w'umustar uririmba uyu wa wundi byo n'ububizi baba bahungu bajya baririmba wa wundi witwa Melody ubwo barimo arambaza ngo kandi natanze amafaranga kugira ngo yige maze gutanga amafaranga ishuri rivamo yararitorotse ariko ubu noneho ishuri ryabonetse none n'igifaransa akimenye n'igiswahili nicyo azi rwose noneho ajye noneho anavugana na Shagi namubwira ati wagwana badman amubajije mu cyongereza undi amubwira ati big sig izagwana yamani tuntufia yumve koko kavuga nkawe. Murakoze cyane. Merci beaucoup kubera Imana. None se Stade Amahoro ntiruzura sibyo? Stade Amahoro arambajije ngo ko wavuze ngo uzazana umugore ngo Stade Amahoro yuzuye. None se Stade Amahoro yari yuzura? Navuze ko Stade Amahoro nimara kuzura ariho nzakorera ubukwe izuzura mu kwa gatandatu rero n'ubukwe bwa Supermanager n'uwo mugore uvuga nabwo nibwo muzamubona uwo musheri wa Supermanager. Nafashe irembo ngiye gusaba irembo nejo narifata no mu cyumweru gitaha ibintu biracyari mu kwa gatandatu ubu turi mu kwa mbere. Hasi ubundi ko mushaka murashaka kugira ngo mujye mumufotora murashaka kumunwara mufite gahunda ki ko mushaka kumumenya murashaka kumumenyera iki? Mukeneye umwana rero reka mbabwire wabyumvishije data yabyaye abana 18 Gakumba 15 bariho papa Gakumba yabyaye abana 18 data waranamubonye nakujyanye mu rugo
waramubonye, uyu yagiye mu rugo aramubona, twamanutse Nyagatare. Rero mu bana 15 papa yabyaye, wabyumvishije? Ubwo wenda bijyanye n'iki gihe murumva nge nshobora kubyara nk'abangahe? Ngo 7, umvuriya ngo nibura uzajye. Rero humura udimistresi, humura umwana azaboneka, wereka tubanze umushinga udemare. Kudemara ni iki? Kudemara nuko amatunda y'abana bagiye kuzaha bo igihembwe gitaha ababyeyi bo bazijyagingira, kuko ibintu nagiyemo uko buriya. Reka nkubwire, Perezida wa Repubulika nigeze kuvuga, nyakubahwa Perezida w'igihugu cyacu yaravuze ngo ibintu byose birarushya, iyo ukora icyiza kukigeraho birakurushya, wakora n'ikibi kukigeraho kikakurushya. Aravuga ngo none se byose ko birushya, ubundi umuntu yagiye areka kuruha akora ibibi, akaruha nibura ashaka ibyiza byazana bastinga, abantu bakavuga bati umuntu yaruhira gukuri, kuko n'ubundi nushaka gukora ikibi nacyo ntugikora mu buryo bworoshye. Uravuga uti ngiye kwita umuntu, bikabanza gukora imitwe yuko uzamwica, uzura ruhira icyo ushaka gutekereza ibibi, ahubwo waruvuze uti reka none nshaka iterambere, nkoreshe bwa bwenge nshaka iterambere, urajya kwibuka avuga uti reka, bikabanza kugutwara igihe. Ahubwo se igihe byagutwara ushaka gukora iterambere nk'uko uyu mugabo akora, avuga ati reka nderere igihugu, kanderere u Rwanda, kanange nanga umusanzu wanjye mu kubaka igihugu. Rero njyewe narababwiye ngo ndi umusitari, ariko ndi n'umusitari ugomba kugira iki gihugu cyanjye kizavuga kiti uyu ibuye rye ni irihe mu kubaka igihugu. Pana bya bindi ngo babandi bajya bavuga ngo turatwitse, uritwika. Njye naravuze njye ntabwo ntwika muzere, njye ndazimya. Urumva njyewe ndazimya, n'abafana banjye bose aho muri mu bimenye, njyewe ndazimya. Niba ukunda supermanager ubwo uri muri zimya group, njye ndazimya. Kuko gutwika biroroshye, kandi gutwika no kwangiza no gusenya. Umuntu avuze ngo ishyamba kuri twika wagenda ukanafata akambi ugashyiraho uri kaka ryose, ngaho rizimya paka brigade fire igomba kuza, fire brigade akari ubazimya. Njye rero ndazimya. Kuzimya rero no kugira gute? No gutuza ibintu bigaceceka, hanyuma bikagenda mu murongo mwiza, ariko ufite icyuma ari y'abantu. Murakoze cyane. Kibazo kindi nabonye wamanitse amaboko wari wowe warumbajije iby'umukobwa, umukobwa arahari, umukobwa arahari, shera arahari, ariko sinshaka muzamufotora. Muramufotorera iki? Umugore wanjye ko atajya mu matangazamakuru, itangazamakuru n'ijyo urijyamo. Uwimba ngo umugore ari urashaka kumubona, no ushaka kumutereta kubukwe gufirima biremewe, n'ubukwe bw'Abanyarwanda. Ngende umuntu w'Abanyarwanda, n'ubukwe bw'Abanyarwanda. Narababwiye ngo n'ubukwe bw'Abanyarwanda, umunyarwanda wese n'umuyobozi wese, igihugu cyose, East Africa yose. Mwabyumvishije? N'ubukwe tuzaganiriramo ibintu bikomeye cyane. Cyo gihe reka sinshaka kukivuga, n'umushyitsi mukuru muzamubona, kuko ni ibintu byateguwe, ni ibintu byateguwe. Kuko njyewe naravuze umva ntago bizaba ari ubukwe gusa, bizaba ari n'ubukwe, ari n'igitaramo tuganiriramo imihigo n'imigambi yaho twavuye naho tugeze. Kuko nabyo birakenewe. Asante sana. Ubwo rero tugiye kugenda tujye kwerekana ikibuga hariya muri aba bana barimo barakina. Ikibazo cya nyuma yego. Hari? Ariko barashinjwa ubwenge screen. Kandi aha muri doctrine ndetse discipline ari y'ingenzi. Kandi burya nta myaka yo kwiga. Ubuze reference yawe witwa DOR'IMBOGO muri bisi kwiga cyane kuri YouTube bitutsi cyane bitukanye. Ese ntiwamufasha kumenya n'isura kigali y'ibura n'akomeye kandi screen yakaza. Ako mamwangu ya matabi. Njyewe ndibaza munywa amatabi cyangwa ntacyo discipline tugiye kuzayikurikirana tumuhindurire nawe agire discipline.
by'ubusikama. None se wowe reka nkubaze, wowe turi kumwe sibyo? Yegora. None se wowe uri gukibaza ikibazo turi kumwe ngo ngo inkuru aha ngewe reka mbasubize ngo abanyifuriza urumva gufungwa nkuko ngo wanditse aho ngo yanditse ngo soma najya ngo yafunzwe ngo yanditse iki, abanyifuriza gufungwa bo nababwira ngo ni nko kwifuriza u Rwanda ibi n'ubundi ntibizaba n'ubundi. Hanyuma bavujya kuri space nk'abo uvuze bakavuga Sankara se ntiyavugaga ari muri Komoro ngo yafashe inyungwe arangije mu gitondo bucya ari mu maboko y'ababishinzwe kumufata. Rwese ntiyajyaga avuga ngo yakoze ngo temporaire niba ari zone temporaire sinzi bya bindi yajyaga avuga. Abo rero mbafata nk'abo ni nk'aba abo ni ba Sankara. Ujye uvuga utaboni ni bantuza abo ba mudacumura ni ba Sankara. Ujye ubihorera bavuge to turimo turubaka igihugu umubyeyi arimo ararerera igihugu wanyiza ukazana ibintu bidafite agaciro. Yego rafiki yangu wazasikidaza naza question. Okay, tugiye kureba ikibuga wabyumvishije, turebe uko abana bakina, tuganire na koca, twerekane n'ibindi mushaka byose, library, computer lab, aho abana bakorera buri kintu cyose. Hanyuma narakane nibagiwe barimo baranakora swimming pool burya abana bazajya boga ariko nirarangirayo nani bigomba kwerekana nangwa ari ngombwa. Okay, na swimming pool mu minsi mike umwana azajyana kila kitu kiende vizuri. Asante sana ndugu zangu, mwakoze. Mwakoze.